Inusa inkoko zivanze n'inyoni abajura bivanze n'irondo ry'umwuga akari mwihene niko kari mu ntama rero shambo ryarambwiye ngo ubwirwe umwana ziteranye mu cyumba cyo hejuru umwuka wera yaramanutse bose buzura umwuka bavuga ururimi rumwe bavuze ese waba uruzi? Okay, ururimi rumwe bahuriyeho baravuga ese waba uruzi? Nk'uko ubivuze inkoko ndetse n'inyoni byarivanze. Inkoko n'inyoni inkoko ndetse n'inyoni byarivanze. bivuze ngo irondo ryivanze n'abajura. Niko nzanzwe numva irondo ryivanze n'abajura. Aho dukunze gukorera umurimo ni mu itorero Mission Critical Rwanda Celebration Christian Church. Nubwo utazi icyongereza ngo ubwiye abazi icyongereza abazi ikinyarwanda bisobanura abazi ikinyarwanda. Iri ni itorero ry'ibyishimo bya Kristo i Yerusalemu mu bisizi. Gifite misiyo yo guhindura abantu bakava mu bibi bakajya mu byiza. Hano hanze hari ibishuko byinshi, hano hanze hari ibigusha byinshi, hano hanze hari ubukene butandukanye, ariko iyo uganye kuri celebration uvaga mu bibi ukajya mu byiza. Iyo niyo ntego itorero ryacu rifite. Nk'uko bisanzwe uyu nawe umukozi w'Imana, Imana yahamuhereye misiyo ikomeye cyane yo gufata bamwe mu bantu bari hano hanze bahuye n'ubuzima bubi akabinjizamo ijambo ry'Imana ryarangiza rikababohora. Ajya kugira n'ijambo rivuga kubohora. Iyo arivuze ninjira mu mwuka Imana ishimwe, mbese ngumva ndi kubohoka n'abantu bakumva bari kubohoka. Imana ishimwe. Rero mbese muraza kubyumva. Ni umusozi uri itorero dukunda cyane kandi n'Imana ikunda, yitwa Mission Critical Rwanda Celebration Christian Church. Abantu benshi bajya bakirira kandi bakanabohokera. Twagiye tuhabonera ibyiza byinshi, twagiye tubona abantu bakira mu buryo butandukanye, twagiye abantu babona ineza y'Imana itandukanye. Niyo mpamvu umuntu wese tujya twumva twanamurarikira kuhagera kuko hajya haba ineza y'Imana nyinshi. Rero uyu nguyu ni umugaragu w'Imana ukunda kuhasengera, nawe wahaboneye ineza y'Imana n'Imana ihamuhera umurimo ukomeye cyane wo kuyikorera andakintu arebyeho adaharaniye inyungu z'isi ahubwo aharaniye inyungu z'Imana. Imana imuhe umugisha. Mukozi Yesu nashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nongeye kubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha kuwiteka. Kuri uyu munsi wa none cyangwa se kuri itariki ya none twagiriwe umugisha wo gutembera mu misozi miremire cyane. Muri iyi misozi miremire cyane twanazamutse ngiye gushaka y'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana nagiye numva amazina ari hano hanze atandukanye. Harimo umukozi w'Imana umwe ngo witwa Kibondo cy'Umukiza. Iri zina nararyumvishe binsaba ko ngomba kurishakira ubushakashatsi ngazamuka imisozi. Maze kuzamuka imisozi nagize amahirwe nsanga Kibondo cy'Umukiza ari kumwe n'undi mukozi w'Imana mugenzi we. Rero kuri uyu musozi bakunze kuwita ngo ni, baraza kutubwira nawe wibagiwe, ariko baraza kutubwira kuri uyu musozi uwo ariwo naho twabasanze, ndetse turaza kuganira byinshi cyane. Rero ndabakiriye, reka ndahera kuri uyu witwa Kibondo cy'Umukiza atubwire. Araza kunyakirira mugenzi we kuko niwe umuzi, nawe nabasanganye. Muhaye ikaze muri studio za Inzira Igana Ijuru TV. Ne karibu. Murakoze. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muco bakunda kuganira ijambo ry'Imana no kwibwirana. Nkuko mubivuze amazina nitwa Kibondo cy'Umukiza Sadraka. Ngunda gusenga mwavuze ku musozi turiho. Uyu musozi ni umusozi uri itorero dukunda cyane kandi
n'Imana ikunda yitwa Mission Critical Rwanda Celebration Christian Church. Abantu benshi bajya bahakirira kandi bakanahabohokera. Twagiye tuhabonera ibyiza byinshi, twagiye tubona abantu bakira mu buryo butandukanye, twagiye abantu babona ineza y'Imana itandukanye. Niyo mpamvu umuntu wese tujya twumva twanamurarikira kuhagera, kuko hajya haba ineza y'Imana nyinshi. Rero uyu nguyu ni umugaragu w'Imana ukunda kuhasengera, nawe wahaboneye ineza y'Imana, n'Imana ihamuhera umurimo ukomeye cyane wo kuyikorera, adakintu arebyeho, adaharaniye inyungu z'isi, ahubwo aharaniye inyungu z'Imana. Imana imuhe umugisha mukozi w'Imana, nawe turakwakiye kuri iyi nzira y'umusaraba cyangwa se inzira y'ijuru, abantu bakiriraho benshi. Imana ishimwe. Nkomeze mbibutse yuko ahangaha ni ku nzira igana ijuru TV. Okay. Ku nzira igana ijuru TV niyo iri ahangaha, niyo yaje kubasura uyu munsi wa none. Rero wawe ikaze Kibondo cy'Umukiza. Watubwiye ko kuri uyu musozi ngo witwa ngo ni ku musozi uri itorero dukunda Mission Critical Rwanda Celebration Christian Church. Nubwo utazi Icyongereza, ngo ubwiye abazi Icyongereza, abazi Kinyarwanda bisobanura. Abazi Kinyarwanda, iri ni itorero ry'ibyishimo bya Kristo i Yerusalemu mu bisizi. Gifite misiyo yo guhindura abantu bakava mu bibi bakajya mu byiza. Hano hanze hari ibishuko byinshi, hano hanze hari ibigusha byinshi, hano hanze hari ubukene butandukanye, ariko iyo uganye kuri celebration uvaga mu bibi ukajya mu byiza. Iyo niyo ntego itorero ryacu rifite. Nk'uko bisanzwe uyu nguyu nawe ni umukozi w'Imana, Imana yahamuhereye misiyo ikomeye cyane yo gufata bamwe mu bantu bari hano hanze bahuye n'ubuzima bubi, akabinjizamo ijambo ry'Imana, ryarangiza rikababohora. Akunda kugira n'ijambo rivuga kubohora. Iyo arivuze ninjira mu mwuka, Imana ishimwe, mbese ngumva ndi kubohoka, n'abantu bakumva bari kubohoka. Imana ishimwe. Rero mbese muraza kubyumva. Reka nawe tumwakire noneho nawe atwibwire, nda kibazo ni karibu. Haleluya. Nanone data agomya duhaza umugisha. Amazina niswe n'ababyeyi, nitwa Niyo Niringiye Bienvenue Redemptus. Niyo Niringiye Bienvenue Redemptus. Yes. Akakona konda kumvise ntabwo nari ngazi. Yego. Yeah. Mwakoze kudusura, turi muri studio za televiziyo Inzira Igana Ijuru TV. Nkuko mwene data bivuze, turi ku musozi aho dukunze gukorera umurimo, ni mu itorero Mission Critical Rwanda Celebration Christian Church. Aho niho Yesu yabaye avuze ngo nimugende amahanga yose mubabwiriza ubutumwa bwiza, uzemera guhinduka azaze mumubatize cyane. Namwe murabatiza se? Oya, jambo cyangwa se Yesu yabwiye barabigishwa be cyangwa zirantumwa, arababwira ngo nimujye mu misozi mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera guhinduka baze babatizwe. Okay, murakoze cyane rero. Ngewe muri kumwe uyu mwanya wa none uri imbere hamanga kuri kamera, urimo wasuye abakozi b'Imana nk'uko bisanzwe. Nishimimana Jean Claude. Imana nibagirire neza cyane, mutaza kwibaza byinshi cyane mukabanga mbese umuntu wabasuye ninde. Nishimimana Jean Claude ni ukorera kuri televiziyo yitwa Inzira Igana Ijuru TV. Iyi Inzira Igana Ijuru TV rero ndabwo iyi Nzira Igana Ijuru TV ndabwo twebwe icyacu cyangwa se icyatumye ijyaho ni ugufasha abantu mu kwakira agakiza. Sibyo? Ni ugufasha abantu mu kwakira agakiza. Noneho ni ukugira ngo abantu bajye bumva ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ukugira ngo abakeneye kwakira agakizwa n'abakeneye guhinduka. Nukeneye gutanga ubuhamya, reka mbabwire gatoya. Umuntu wese waba ufite ubuhamya yatanga.
ajya tugana ni karibu. Wandike hasi muri comment uvuge ngo njyewe mfite ubuhamya nshaka kugeza ku bantu kandi bwakubaka abantu, cyangwa se kuri screen hari nimero yanjye uraza kuyihasanga, umpamagare cyangwa unyandikire kuri WhatsApp ndaza guhita ngubona. Waba ukeneye gutanga ikibwirizo cyangwa se ijambo ry'Imana ryafasha abantu bagahinduka bakava mu byaha, naho unyandikire ndi karibu. Aho waba uri hose niteguye kuhagusanga. Apfa kuba ari ijambo ry'Imana ugiye gutambutsa ku Nzira Igana Ijuru TV. Kandi ngomeze nibutsa abantu gukanda subscribe kuri channel yitwa Inzira Igana Ijuru TV. Mutwandikira hasi muri comment mutubwire uko mutubona cyangwa se uko mubona ibi biganiro byacu binyura ngaha. N'umuntu wese ufite indirimbo yifuza kuririmba nawe ndakibazo turamwakira kandi tukamuhereza ikaze na karibu. Yes, murakoze cyane rero. Topic y'uyu munsi cyangwa se aka kanya maze iminsi numva dukuru wanzanga ducaracara ku bakozi b'Imana cyangwa se no kuba bishop. Anzanga maze iminsi numva dukuru ducaracara, hari abakozi b'Imana basigaye bakura abagore abandi mu mazu bakabahanurira bakabwira ngo Imana iravuze ngo uriya mugabo ndabwo ari uwawe, undi nakongera kumwe ati uriya mugore utunze ndabwo ari uwawe. Mwewe ng'abakozi b'Imana mubimazemo igihe, ibi bintu ninjye wabyumvise gusa cyangwa ni namwe murabyumva murabizi? Okay, ni byiza y'abantu basobanukiwe, kuko iyo umuntu atabashije gusobanukirwa ajya agendera mu kigare, kandi byaba na ngombwa Satani akagera ku ntego ye, kuko misiyo yazanye Satani hano ku isi ni ugutesha umutwe ubwoko bw'Imana. Rero nk'uko ubivuze, inkoko ndetse n'inyoni byarivanze. Inkoko n'inyoni inkoko ndetse n'inyoni byarivanze, bivuze ngo irondo ryivanze n'abajura. niko nzanzwe numva irondo ryivanze n'abajura. Rero impamvu mvuze iri jambo, wenda na mwene data araza kubivugaho, abakozi b'Imana bafite umwuka wera bo baracahana, ariko na Satani, kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo Satani akimara kuva mu ijuru, Imana ubwayo yaravuze ngo wasiwe ugushije ishami, kuko umanukiwe n'umwanzi Satani, kandi Satani afite imbaraga nyinshi zikomeye. Bivuze ngo Satani nawe yahise ashora imbaraga zikomeye cyane, azivanga mu bana b'Imana, cyangwa se abana ba Satani baragenda bivanga mu bana b'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none usanga uyu munsi umuntu ari mu mashimwe, ejo ari kurira ngo runaka byagenze gutya na gutya, runaka yanyobeje mu nzira imeze gutya na gutya, ariko ntibikuyeho ko n'umwuka w'Imana ukiriho. Kandi hari abantu benshi bakiwugenderamo, hari abantu benshi bagifite agakiza, hari abantu benshi bagitunze ijambo ry'Imana muri bo. Niyo mpamvu tugomba gushishikariza abantu kugira ngo babashe gukurikirana cyane cyane ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye na gato. Bivuze ngo abagendera mu ijambo ry'Imana abo ngabo ntabwo bazabasha kuyoba, kuko bazaba bafite n'andi makuru agiye atandukanye baba bakura muri Bibiliya. Naho ibyo by'ubuhanuzi buri hano hanze byo kuba buhari burahari, ariko n'umwuka w'Imana urahari. Sibyo mwene data? Niko bimeze. Imana ibaho umugisha. Iyi si turiho cyangwa se iki gihugu turimo cy'u Rwanda, harimo abantu bagifite umwuka w'Imana bameze nka Eliya cyane, abafata umwanzuro ku buryo n'ijuru riraterana bavuga ngo ni runaka wabikoze. Nditangiraho urugero, bavuga ngo bizakozwe na Byemveni, n'ijuru rikaza rikavuga ngo ntacyo narenzaho niba ari umugaragu wanjye wafashe iki uwo mwanzuro. Rero ibi bintu ngewe numvise bigeze ku rwego ruri hejuru cyane. Aho umugore umukozi w'Imana ashobora kumuhamagara, yari ari kumesa ipantaro y'umugabo we, yarangiza akavuga ati umukozi w'Imana arampamagaye kabanze njye kumwitaba, ipantaro y'umugabo we yari ari kumesa,
akabaretse kuyimesa. Ibi bintu turimo turavuga mumenye ko bigiye kugera ku isi yose, sibyo? Biraza gukurikira abantu benshi cyane kandi biraza kumvikana ku bantu benshi cyane. Icya mbere, hari abantu biri buze kurya mu matwi. Icya kabiri, hari n'abaraza kubyumva. Ariko dufite ikibazo cy'abagabo hanze aha ngaha bari kurira. Abagabo bari kurira bakavuga ngo njyewe iyo umugore wanjye umukozi w'Imana ukomeye amuhamagaye n'ipantaro yanjye yari ari kumesa ndagaba akimesha, aravuga ahitaga yisiga mu mazi yarangiza akajya kura wa mukozi w'Imana. Kabiri, nzigaye ndya ibiryo nijoro kubera ko yagiye gusenga buri munsi, ndakindekera n'abana ndago bakiboza. Aba bantu ibi bintu murabivuga yiki ng'abakozi b'Imana muyoboye cyangwa se muri mu nzengero? Okay, Imana ikomeze idufashe kubwo icyo kibazo cyo kirakomeye kandi kinarakakaye ku rwego umuntu adashobora kubyiyumvisha. Kuba bibaho byo biriho nguko nabikubwiye ngo ibintu by'Imana bisigaye byarajemo akavuyo. Ariyo mpamvu umuntu aba agomba kuba maso ku giti cye kugira ngo ataza kwisanga yaguye mu gobo atashobora kwikuramo. Rero uyu mudamu nje namugira inama, kuko ntabwo gusenga gusenya urugo ahubwo gusenga kubaka urugo. Rero inama namugira niyo kuyoborwa n'Umwuka Wera. Bivuze ngo ikintu nakifuriza abantu turiho kuri iyi si twese, muze dusaba Umwuka Wera. Dusaba Umwuka Wera. Uri umugabo usaba Umwuka Wera, uri n'umumama usaba Umwuka Wera, kugira ngo nihagira nuzana igitekerezo nawe ukibwireho Imana, uvuga ati ese Mana, iyi nzira ngiye gucamo ntabwo ishobora kundimbura, iyi nzira ngiye gucamo ntabwo ishobora kungusha mu cyaha, iyi nzira ngiye gucamo ntabwo ishobora gusenya urugo rwanjye. Bivuze ngo uyu mumama, nimba ibi bintu bibaho koko kandi ni nako kuri iyi si yarahindutse bibaho, ahubwo njye inama nagira uyu mumama, nasaba imbano y'Umwuka Wera nawe igume mu mutima we, ajya akora ibintu abiyobojwe n'Umwuka, kuko abayoborwa n'Umwuka abo so Bibiliya itubwira kandi bo bana biki b'Imana. None se aho gato uwo mumama cyangwa umusore cyangwa umupapa arasaba Umwuka Wera gute? Gusaba Umwuka Wera akakando munyu kandi tukavuga neza kugira ngo abadukurikiye baze gusobanukirwa, sibyo? Kugira hari abantu badukurikiye cyangwa se hanze aha hari abantu bakiri mu bujijire, kanze bivuge gutyo, bakiri mu buyobe budasanzwe. Ndagira ngo igendo mugisobanuraho neza, mukibwira abantu badukurikiye n'uburyo bagomba kwitwara n'uburyo bagomba kugenza kugira ngo ubuyobe babashe kubuvamo. Okay, nibyo nakubwiye mugenzi wawe, reka twumve icyo ari yakutubwira. Njyewe ndamubaza ngo mbese ni gute abo bantu basaba Umwuka Wera? Ni gute abo bantu basaba Umwuka Wera? Bibiliya itubwira ko abavuga mwami mwami bose sibo bazajya mu ijuru. Bivuze ngo utabaye maso ukora icyo Data wa twese ashaka, ngo ugendera mu nzira z'Imana, uwo ngo ni uzaba umwana w'Imana. Rero bivuze impamvu navuze ngo buri muntu wese agomba gushaka Umwuka Wera agatura muri we. Sinzi neza yuko ibintu byose wabikora uri kugendera ku bandi uzabasha kujijuka. Mugane mu jambo ry'Imana muri Bibiliya igenda ibahugura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, Umwuka w'Imana azagenda ature muri mwe, kubera yuko gusenga ariko buzima kandi gusenga bikaba imibereho. Ikintu cyose uzasengera ukagisaba Imana wizeye, Imana izakiguhereza. None se yego watubwiye ngo cyangwa wababwiye ngo nibasaba Umwuka Wera, kandi tuzi neza ko na n'iyi saha turiho hari abantu batemera Umwuka Wera, ubwo umuntu uzabimwemeza ute? Okay, abantu bo batemera Umwuka Wera biragoranye cyane. Bivuze ngo abo bantu bo nabo gusengerwa, kuko nimba ijambo rivuga ngo abayoborwa n'Umwuka ngabo nibo bana b'Imana,
ntabwo waba ugendera mu mubiri ngo uzaba umwana w'Imana. ariko wari uzi ko hari umwuka wera hariho n'imyuka? Imyuka nibyo bahoze batubaza, abo ngabo bagenda bashuka abantu ku ruhande, abo baba bakoreshejwe n'imyuka. Ariko ufite umwuka wera aragenda akavuga ijambo ry'Imana, agahamurira mu kwizera, kandi ibyo ahanuye Imana ikabisohoza kuko aba yakoreshejwe n'umwuka wera. Rero abo bagenda bahindura ingo z'abandi zigahirima, ingo z'abandi zikagira ibibazo, abo ngabo bafite imyuka tutazi yiba yaturutse. Niyo mpamvu ndi kuvuga ati buri muntu aba agomba gushaka umwuka wera, akabana nawo, akagendana nawo, akicarana nawo, niho azagubwa neza muri Kristo. Imana ishimwe cyane. Tugarutse mu gitabo cya Yobu ibice 28 umurongo wa 28, hari ijambo ryose rivuze ngo maze Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. aka kantu yego, kuva mu byaha niko kujijuka. ndagira ngo mubwire aba bantu ukuntu bagomba kuva mu byaha. Yego, iyo usomye iri jambo ukabwira umwuka wera kuyobora, umuntu wese ukiri mu byaha aba ari injiji. Kubaha Uwiteka nibwo bwera kandi kuva mu byaha niko ubwo urumva umuntu uri mu byaha ari iki? ni injiji. Mbese uwo muntu ari kure cyane, akwiye gusengerwa. Akwiye gusengerwa. Mu isengesho ryacu rya buri munsi ijambo ryarambwiye ngo nimusenga ntimukizirikane ubwanyu, mujye muzirikana n'abandi. Kabiri, musabire igihugu murimo amahoro ndetse n'isi yose. Yego, ariko turafite ikibazo, hari abantu batemera uyu mwuka wera. Ijambo ryarambwiye ngo ubwo intumwa ziteranye mu cyumba cyo hejuru, umwuka wera yaramanutse, bose buzura umwuka, bavuga ururimi bahuriyeho. yego, bose bari hamwe kandi bateranye basenga, bahuje umutima, umwuka wera aramanuka, bahuza ururimi rumwe. Ubwo rurimi uraruzi, bivuze ngo ururimi Imana yabahaye cyangwa se ururimi rwabamanukiye, yego, rwari ururimi rwo kugira ngo ruhindure byinshi kuri bo, cyangwa se rubashe kubasobanurira igihe bagezemo n'igihe bagiye kwinjiramo. Rero bivuze ngo uyu mwuka, uru rurimi iziranga nk'ubwo zari ziteranye ziri mu cyumba cyo hejuru, umwuka aramanuka, bahuza ururimi rumwe. Ururimi bahuje zirantumwa Bibiliya itatubwiye umubare, ni ururimi rumwe rwitwa urukundo. ako kantu uyu muntu iyo afite urukundo, urukundo ndahatinda, ntabwo ari urw'umukobwa n'umusore sheri, uru rukundo data yadusigiye ni urukundo rwo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikukunda. Ariko dufite ikibazo, ntabwo urukundo data yadusigiye nta na kimwe cya kabiri cyago dufite, kuko niba aratubwiye ngo kunda mugenzi nk'uko wikunda, ntabwo uragura ipantaro uvuge ngo na runaka mugurire, ahubwo uramukuburira ukamuha yandi yagize ute yashaje, turi kubyigurira. Niyo mpamvu ijambo wavuze ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Ijambo nanone ngarutse riravuga ngo niyo wavuga indimi nk'iz'abamarayika, ariko udafite urukundo byose biba bibaye ubusa. Kabiri, nsoma irindi jambo rirabwira ngo mwandyarya mwe z'abafarisayo, kuki mwoza inyuma imbere hasa nabi, mumeze nk'ibituro biba bisize inyuma ariko mu imbere ari umunuko. Ahubwo icyo nasaba, nsabira n'abadukurikiye, muze tugeze imbuto yitwa urukundo. imbuto yitwa urukundo. Okay, byiza cyane, murakoze. Reka noneho nyemerera Elidabutus ungirire inama ababyeyi birirwa basenya ingo zabo, bakavuga ngo uyu mugabo ndago tuberanye, nda nubwo ari n'uwanjye niko Imana yambwiye.
uyu mubyeyi mubwira inama ndaga ari umwe ugiye kugira inama ababyeyi bose badukurikiye uyu mubyeyi uyu muhanuzi cyangwa se oya ariko nituvuga abahanuzi turaba n'abari batubanjirije ba Eliya ba Samweli mbese abo turaba tubasemeje ahubwo ababiyita abahanuzi abiyita abahanuzi yes nuza ukabwira umubyeyi ngo umugabo muri kumwe si uwawe kandi uyu mubyeyi babyaranye imbyaro zirenze ebyiri eshatu gutyo ukaza ukavuga ngo umugabo muri kumwe si uwawe harya mbere y'uko umbwira ngo umugabo turi kumwe si uwanjye cyangwa umugore turi kumwe si uwanjye iyi Mana yabonye ibona ko atari uwanjye yemera ko tubyarana izo nshuro iyo Mana yo ntireba inama ndakugira nk'uko umukozi w'Imana yabivuze saba uyobogwe n'umwuka wera niwamara kuyoborwa n'umwuka wera ugaruke mu ijambo riri muri Matayo rimbwira ngo abavuga mwami abo si bo bazajya mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wa twese agira ute ashaka yego urakoze cyane reka nsabe ikibondo cy'umukiza wowe ugiye kugira inama abagabo hari abagabo nabo dufite hano hanze basigaye bajya kwifotozanya n'abandi bagore b'abandi bakavuga ngo uriya mugore ndabwo umugore wanjye ngiye ntabwo dukwiranye ntabwo tuberanye kandi abangaba ni abanyamasengesho ni abakozi b'Imana aba babo urabavuga yiki aba bantu rero kandi urabayoboye mu rusengero naho barimo aba bantu turabatunze benshi cyane ariko ijambo ry'Imana ribivuga neza hari ijambo nasomye rindera ubwoba ndetse rindera n'umushitsi mbese numva muri nge haje ikintu gikomeye cyane ijambo narisomye rambwira ngo umunsi umwe inzara izatera nigeze numva umukozi w'Imana anari kubibwirizaho inzara izatera yo gushaka ijambo ry'Imana bivuze ngo iyi nzara izaba irimo no gushaka igihe twataye niturangiza hari igihe tuhabwa cyo gusenga twarangiza tukagifata nabi rero aba bantu inama nabagira inama yo kuva mu by'isi ahubwo bakajya mu by'Imana wowe wa mugabo we ugifite ubuzima ukaba uri kwirukanga mu bagore mu bakobwa no mu zindi ngeso mbi hari hepfo mu bitaro Gisenyi hari abagabo bamanitse amaboko bajyanye bari kuvuga ati Mana uramutse umuye kuri aka karago nazagushima kandi nazakubyinira rero wowe ugifite ayo mahirwe va mu byo urimo ugenda usenga Imana ugenda upfukame uvuga ati Mana ubuzima ndimo ni wowe mukeshe ibi ni byiza byose ni Imana ibigena kandi ni Imana ikuraho yarangiza ikanashiraho bivuze ngo ifite ububasha bwo gukuraho ikibazo kuri wowe igashiraho igisubizo rero ntabwo yakura ikibazo ukigendera mu kigare ukigendera mu gihirika ingo z'abandi ukigendera mu gufata nabi umuryango wawe gendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana niho uzabona ubwami bw'ijuru gendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana nibwo uzabona ineza y'Imana naho umunsi uri kugenda ukabakaba abakobwa kagenda uhirika amago y'abandi ico gihe Imana uburakari bwayo nibukugeraho bizakugwa nabi kandi ntabwo bizagushimisha rero nge ndasaba abagabo n'abasore bene data muhinduke mukorere Imana ndaco murebyeho amafaranga ushaka ndaga Imana yabuze imyambaro ushaka ndaga Imana yibuze siko kuri ubutunzi ushaka ndaga Imana yojya kubuhaha none se nabyumvishe ndakumva wemera ko ubu ngubu muri iki kinyejana cy'abasore n'abakobwa iryo jambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi ibice 8:11 riravuga ngo dore iminsi izaza niko Umwami Uwiteka avuga azateza inzara mu gihugu cyane tuvuga azateza inzara mu isi yose si ibyo kunywa si ibyo kurya ni ijambo ryo kumva n'inzara yo kumva ijambo ry'Uwiteka ariko ugaruke inyuma
umenye ko dufite abagabo bitwa za mayibobo n'abasore ba mayibobo n'abakobwa ba mayibobo, kandi ikibabaje bahagaze imbere batubwira isi, bahagaze imbere batubwira. murakoze kanzi mbere yaho nabanje kuvuga ngo inuza inkoko zivanze n'inyoni, abajura bivanze n'irondo ry'umwuga. irondo ry'umwuga akari mu ihene niko kari mu ntama cyane. Rero ni nayo mpamvu nakomeje gushinga kuri iri jambo rivuga ngo abantu twese dushaka umwuka wera kugira ngo tutazisanga twarayobye. Ariko irindi jambo abantu bakunze gusenga cyane, weho ujye ukurikirana ijambo ry'Imana nduhanga amaso iyo mbobo iguhagaze imbere. Barokuri duhanga amaso iyo mbobo iguhagaze imbere, kuko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. We ashobora kuzakubera ikiraho warangiza ukiyambukira bitewe n'icyo wamenye, ukamenya yuko Imana ishoboye byose. Ariko ibyo uzabibashwa nanone no kuyoborwa n'umwuka wera. Nibyo, kuko Yesu yigeze abwira ziriya ntumwa ze 12 arazibwira ngo muraboneye ariko si mwese. arangije aravuga ngo urangambaniye turahuriza ukuboko hehe mumbe. Yesu nashimwe Himbaza. uraha agacunga mugenzi wabo nese agiye gukoramo agakuramo. Ariko Yuda hari Yuda na Yuda Iskariyoti cyane. uyu Yuda Iskariyoti Yesu nashimwe wakubera yuko ndavuga ngo nta mwuka wera yari afite. nta na gato. Impamvu nta mwuka wera yari afite, wibuka ko ibice by'ifeza 30 yabitanze agurisha Yesu, azi neza ngo kariya gacagiyemo kabambuzi nanone aragira ute arakavamo. Tugaruke kuri Petero wihakanye nde Yesu, aramubwira ngo Petero ingo kirabika gatatu umaze kugira ute kunyihakana. aramubwira ngo ni ukuri no mu rupfu ndi kumwe nawe. ariko bamufashe baramubaza ngo n'uyu bari kumwe, aravuga ngo reka da uyu mugabo nanjye simuzi. Niyo mpamvu aba basore, aba bagabo, aba bakobwa, aba babyeyi wireba umuntu ahubwo umva ikimuvamo, niwarangiza kumva ikimuvamo wowe ugikomeze. Yesu nashimwe kubera yuko niba bavuga ngo mu murimo w'Imana na mayibobo zageze mu kirondo givanze n'abajura cyane. Amen. Niyo mpamvu umuntu uri muri Yesu n'umurinzi aravuga ngo nta bya none nta n'ibizaza zantanya nta bukene bwantanya na Yesu. none se abasore bari ubu babishobora? reka tuzaho gatoya. dufite abasore hanze aha ngaha kandi b'abanyamasengesho batubwira ngo Imana yababujije gukora, ahubwo ngo bazasenga gusa, ngo ni naho bazakura abagore. aka kandi umubare mukambyireho gatoya. urakoze. umutezi w'ikorasi yuzuye umwuka aravuga ngo gusenga ni umushinga udahomba. kandi gusenga, mbese gusenga ni umushinga udahomba. avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo na za botike zirahomba cyane, nzacuruza gusenga. kekayore zirahomba, nzacuruza gusenga. none se nasenga ejo akazana umugore azamuha gusenga. ubwo icyo gihe nubwo tubivuga kuri dusenge dukore, dusenge dukore. wabagiriye inama uri kubagira basenge dusenge dukore. hari umuntu nigeze kumva arimo kuvuga ngo nusenga cyane, sibyo uzaba umunyamwuka cyane, ariko ku ruhande rw'umubiri uzaba umukene. ariko nusenga cyane uzaba n'umunyamwuka cyane,
ariko nukora cyane nabwo uzaba iki umukene. nukora cyane uzakira bivuga ngo senga cyane unagire gute unakore kuko ijambo ubundi Imana ivuga neza rero ngo nzabahera umugisha mu turimo tw'amaboko yanyu. Hari igihe cyageze Kristo turimo ntacyo ni imirimo. Hari igihe cyageze umunsi umwe ndatekereza mfite udufaranga ndangije utwo dufaranga ndadufata ndagenda ndagura igare ngura igare ngira ati Imana mbigenjeje guca uzakora ikidasanzwe kuri iri gare. Ngajya numva abantu bagenda bavuga amagambo menshi bakavuga ati ese noneho kibondo cy'umukiza zagenze gutya. Ariko kubera yuko iyo mbana nayo cyangwa se iyo tubana nayo yari izi aho biva bikagera, cyangwa se yari izi icyo yavuganye nanjye cyangwa se ishaka gusangizaho ko biva mu gusenga. Kakanu yagiye ikaremeramo umugisha n'amaginga ya ndahamya ndashidikanya. Bivuga ngo umunyonzi nabanje kuba umunyonzi ariko umuntu arazamutse. Imana iri gukora ibitangaza. Ajya uri umukozi w'Imana. Bivuga ngo wahereye mu bunyonzi urangije urazamuka ubu ngubu uri gukora. Ubu ngubu ndi gushaka kategori kandi byanga byakunda nayo ndayigeraho mu izina rya Yesu. Kubera yuko nizeye Imana namara kuyizera nganayishiragiza ibyanjye kugira ngo abari yibigenga. Rero nashishikariza ababene data bagasenga banakora, kuko iyo uri gusenga unakora Imana igenda iguhumugisha. Kuko nabariya n'indunga za Yesu cyangwa se n'abakozi b'Imana bakera bajyaga baboha utuntu kuturimbo Imana ikagenda idushiramo umugisha bakagenda bakora Imana ikabagirira neza bakazamuka muri ubwo buryo Imana ikabagirira neza. Rero ndabashishikariza mugana inzira yo gukora, nimurangiza munasenga Imana murebe imigomororo Imana iragomorora mu biganza byanyu. Bene data bakunzi bacu, ndagira ngo mwandike hasi muri comment mutubwire nimbibi ndabagabo cyangwa se abasore barimo kuvuga, muratubwira nicyo murimo kubivugaho. Uyu nguyu yamaze kugira inama abasore, reka twegere uyu mugenzi we nawe agiye kugira inama abagabo ndetse n'ababyeyi, kuko nagira inama abagabo n'ababyeyi arabagiriye inama niki n'abakobwa. Hari abakobwa dusanzwe tubona ahera ku wa mbere akageza ku wundi wa mbere ari kwirwana Bibiliya ku mutwe, yarangiza akazamuka umusozi ngo Mana ngo muri mungwe mbere y'umugabo, yarangiza akavuga ngo ndajya ku cyumba cyo kuri celebration ku wa mbere ubutaha nawo nzajyana. Aba babyeyi nabo ni abakobwa koko, ngaho mumbabarire mbwire ese bimeze bite? Ngaho mbwire inama ugiye kubagira uyu mwanya wa none uko bagomba kwitwara. Yego ni byiza, numvishe mwene data bivuga, aravuga ngo dusenge ariko dukore. Babyeyi musenge ariko mukore, kubera yuko ndahamwe ndashidikanya iyo umugabo aguhaye iposho ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane aragusuzugura, byaba ngombwa ibyo bikanatera ikintu cyitwa butiyaje mu muryango, ugasanga birakomeje. Abakobwa hari abakobwa bakora, hari n'abadakora. Aba bakobwa badakora ni babandi barahamagara umusore. Sinzi ibintu byateye, twebwe mu gihe cyacu nta byari biriho. Ibintu byateye ugasanga umukobwa ahamagaye umusore amavuta yashize, ngo iki n'iki. Harya wa mukobwa we kiyo ari inzira ikuganisha gusuzugura. Uyu musore uri guhamagara ni papa wawe, ni mama wawe, ni anti wawe, ni iki kandi ari sheri. Hari umuririmbyi nkunda avuga ngo izina sheri rishirana n'agahararo. None Imana ko yahuye n'umuhanuzi akamubwira ngo nguhaye umusore w'umukire,
ati umusore wawe aturutse muri Amerika, yego umusore wawe akora muri Rwandeya, yego umusore wawe akora mu bigo bikomeye, yarangiza nawe akirara akavuga ati Imana imbaye umugabo mwiza ukora kandi w'umunyamafaranga, akajya ahera kuwa mbere ari gusenga no gukubura iwabo akabyibagirwa. None koko kari Imana yabimubwiye, ndavuga ngo ko Imana yambwiye ko imbaye umugabo mwiza w'umukire, nanjye gukora ndakora. urakoze. ndashaka nkubwire ngo nza yose wibitseho wowe nkurikiranye, urebe neza niba iyo nza yaraturutse he ku Mana. iyi nza irimo amagambo menshi nayo ndayasobanura nta kibazo. hari nzakumena agahanga, hari nzakwanika, hari nzaguha umugisha, hari na nzakuvuna umukuguru. Aka kantu gasubiramo neza kugira ngo abantu bakumve bagukurikiye. Birashoboka ko uri ku isezerano rivuga ngo Imana yaravuze ngo izangirira neza, ngo izamu umugabo, izamu umugore umeze gutya na gutya, ariko ndagira ngo ubwire ngo nza yose ubitse. Reba neza niba yaraturutse ku Mana, niwamara kumenya ko yaturutse ku Mana. Ariko hari n'ibyo umuntu avuga Imana ikabisoreza kwiyubahisha, ariko urubanza rukazaragwaho wende wa muntu wagize ute wayibeshyeye. muri nzawubitse hari nzakumena umutwe, hari nzakurindagiza, hari nzagusebya, hari nzakwanika, hari nzakuvuna, hari na nzakugirira neza, hari na nzaguha umugisha, hari nzakubakira. Izo zose iyo uzishize hamwe, kubera yuko niba umuhanuzi arajya mu itorero akikaraga akavuga ngo bana banjye nza, hajya iyo nza uzigize urimike, dusenge dukure. Ababyeyi bagabo, basore, bakobwa, cyane ndibanda ku rubyiruko rw'abakobwa, Imana ishimwe. Nubona ko uri umukobwa ukabona ko uzambara umwenda ugure n'umusore, iyo ni inzira igana mu gusuzugura. Nabaga ngo mu gihe cyacu ibyo ntabwo ari biriho, ahubwo ngo shera amavuta yashize, aho yagusuzuguye bishoboka nana yaguha araguha yavugiye iki amagambo. Yes, murakoze cyane. Reka nanone dusubire ku yindi etape maze imisi ndimo kubona hanzanga nayo yashegesha abantu benshi, ishengura abantu mu mitima yabo. Turi kubona abahanuzi basigaye banura bakavuga ngo mugurire umushumba imodoka, aka kandu ngo mugurire umushumba imodoka ngo niko Imana ivuze. Kandi ese koko uyu mushumba koko niko Imana ivuze cyangwa nuko ndagari Imana ibivuze? Ahubwo aba bahanuzi nibo babipanze. Hari akandi gaterime nabonye mu minsi yashize, aho uwo mushumba yafashe abahanuzi ku rusengero ndashatse kuvuga, arangije abinjiza mu cyumba aga ngo umuhanure ko ngeneye iki imodoka, amafaranga ya nayenda yashaka. Bigeze nyuma bamwe batabikoze bajya n'ingone bakubitisha na za rakirete nyinshi cyane. Ibi bintu murabizi? Ibi bintu byarivanze cyane. Bibiliya bivuga neza muri Yesaya, yavuga ngo aba bantu nimbwa z'ibisambo zikora ku bw'indamu zabo, bashakishije hose ku bw'indamu zabo. Rero abo ngabo ni ukubagendera gakeya, ahubwo ugahita wuzura wa mwuka wera, ukayoborwa n'umwuka, ntuyobogwe n'abo bantu. None se reka twumvikana, watubwiye ko usengera mu itorero ryitwa Celebration Christian namanjye biranjanje kubera icyongereza. Hanze aha ngaha dufite ikibazo gikomeye cyane kandi kidasanzwe, cyatubereye ikibazo kinini cyane. Baratubwiraga ngo tugure ibibanza, ariko ibibanza barangije nyuma yaho babyibaruzaho babigira ibyabo, kandi abakirisitu baratanze amafaranga yabo.
ese uriya akakara buriya uko isi koko ko bagiye batubwira cyangwa se bakabwira abakristo ngo nibature amaturo bakirira barangiza bakajya kwiguriramo inga nziza n'imirima myiza, ese buriya kandi bakatubwira ko ari abakozi b'Imana. Ibi bintu koko murabibona gute ng'abantu muri gusenga? Nabwiye ngaha turi ku nzira igana Ijuru TV, ahangaha tugira abantu inama ndetse nuko bagomba kugira gute kwitwara, ndetse n'ijambo ryavugirwa rikahindura abantu benshi. Ndabizi ibi bintu hari abantu bigiye kujya mu matwi, hari abagiye kugira umujinya mwinshi cyane, ariko nano reka tubaze Dr. atubwire ibintu we abyumva nuko ayibona nk'umukozi w'Imana. Mana ishimwe kandi igumye kubana natwe, ko dusabye umwuka tuyobore. Sinzi niba pasiteri cyangwa se bishopu cyangwa se nde aravuga ngo muhanure ko nkeneye imodoka. Ntabwo mbizi, ahubwo hari ijambo ryambwiye cyangwa se nasomye, maze kurisoma ubwaryo rirambwira mu gitabo cya mbere cya Luka igice cya mbere umurongo wa 37 harambwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihe. Ese nkubaze ikibazo kimwe, iyi modoka koko nibayihanura ukayibona kandi ijambo ry'Imana rimbwira ngo hari abantu bamaze guhembesha bafite ibihembo byabo n'iyi si, ariko nta bugingo buhoraho bitese. None se nyumva gatoya twumvikane kuri aka kantu. Hari igihe umukire ashobora kwinjira mu rusengero yarangiza agati uramukire mu muhanurire ko natazana ibihumbi 100 arapfa. Kari Imana ivuze niko Imana ibivuze koko? Ntabwo ari kuba Imana, ntabwo ari Imana ibivuze, ahubwo hari uburyo umuntu umurebera mu ishusho face to face, imbona mubone gusa, ariko wajya mu kirere cy'umwuka ugasanga nawe ahageze n'umuntu wo gusengerwa data akamugarukaho. Kubera yuko wibuke neza ko hari umwenda witwa naraguhisha. Kabiri, hari n'igihe Imana iguhisha mu mubiri ikaguhisha. Mbese kubera yuko nkunda kuvuga ngo nugera mu rugamba rw'amagambo ukavugwa ukananuka, ibyo ni ibimenyetso simusiga. Ahubwo reka kureba umuntu umurebeye inyuma, murebere mu mwuka, kandi niwamara kumurebera mu mwuka urinde kubeshera Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo Imana izaza kandi ntizaceceka. Okay, murakoze cyane. Buriya ibi bintu ngewe maze iminsi ndi kubyumva birimo biragendagenda hano hanze, birimo birirukanga cyane batubwira ujya kubona insengero zimwe batangiye kuzigurisha, kandi izo nsengero zari zitwa iz'abakristo. urumva ni ikibazo gikomeye cyane kandi kidasanzwe. Rero ndagira ngo dusoze ikiganiro cyacu, ubutaha tuzagaruke turi kuvuga ku bantu, cyangwa se hari icyo ari indi etape tuzaba turiho. Ndagira ngo rero mubanze reka nakire ikibondo cy'umukiza abanza asoze, abandagire inama kuri iyi misi uko bagomba kwitwara nuko bagomba kugenza. Atubwire rwose ni karema. Okay, murakoze ku kibazo kiriho muri iki gihe. Icyo nagira inama ku bantu badukurikiranye, bo bashaka umwuka wera basenge cyane kandi bagisha Imana inama, izabagira inama y'ukuntu bagenda muri iki gihe kigoye kirimo Satani ukamuye amaso cyane. Batitaye insengero zirafunzwe, kuko nubwo zifunzwe ntabwo hafunzwe Imana. Insengero zo
ubundi gusenga k'umuntu we muri we ni gusenga akiremamo igisubizo gisha, akiremamo imbaraga kandi akirema ukuntu yabaho. Rero inama nagira abantu twari turi hamwe bashaka Imana bigishoboka, kubera yuko Imana iracabonwa kandi Imana iracakora ibitangaza, Imana iracarema amashimwe. Rero nibagire kwizera, wenda dusenge n'Imana dusoze turi gusenga Imana, tubwira ati Imana abakozi b'Imana ari akantu kitwa ngo abakozi b'Imana. Buriya ndabona muzakora cyane bikarangira muhembwe mwarangiza mugataha. Uko abakozi b'Imana koko ni abakozi b'Imana, bivuga ngo umukozi igihe kigeze baramwirukana agataha. None ubu namwe mwitwa abakozi b'Imana. Yewe nk'ibisanzwe narabikubwiye n'Imana irabizi, ntabwo ndi umukozi w'Imana ahubwo ndi umwana w'Imana, ndi umuraganwa na Kristo. Ngaho sozo abwira abantu inama ndetse n'abanyamasengesho muri rusange, ahubwo kugira inama abanyamasengesho muri rusange uko bagomba kwitwara nuko bigomba kugenda. N'abantu barimo kwirukanga barirwa bahirika ingo zabo, bagira inama babwira uko bagomba kwitwara kugira ngo ingo zabo zongere zisubire ku murongo. Ni karibu. Icyo nababwira, muyobogwe n'umwuka wera, kuko abogwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Muririmbyi aririmba ngo jya wumvira umwuka bityo ugwize urukundo, nta soni na zimwe uzagira zo guhamya Yesu Kristo watubambiwe. Somye ijambo muri Yesaya 5:5 hari ijambo rivuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka akabona, nimumwambaze akiri bugufi, bityo umunyaruzaha areka ibyo yibwira, ukiranirwa areka ingeso ze, nawe azagarukira Uwiteka rwose pe. Urumva ni ijambo ritsindagiye. Iri jambo rifitanye isano rivuga ngo hari igihe tuzashaka Yesu nawe atari kubyemera. Yatubwiye ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka akabona, hari gatatu tuzamushaka natwe ubwacu bitumubona. Ahubwo icyo nasoza mbabwira, babyeyi, bagabo, basore, bakobwa munkurikiye, muze dusenge. Nitwamara gusenga, kozi Imana yabivuze n'ijambo rirabivuga, icyo tuzerekezaho amaboko cyose data azakiduheramo umugisha. Muze dusengere mu kuri no mu mwuka, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Mwari kumwe na Niringiye Bienvenue Redemptus. Murakoze. Amazina ni yayandi, nitwa Kibogo cy'Umukiza Sagraka. Imana ibahe umugisha. Wenda reka dusoze dusenga. Imana ibagirire neza. Wowe urumva ubu butumwa bukagira icyo buhindura muri wowe, ukande sabone, usharinge, nibiba ngombwa na nimero ziri hasi cyangwa se muri screen y'iyi televiziyo Inzira Ijuru TV. Duhari ku bwanyu, dufite urugendo rwo kwamamaza ko Yesu ari umwami. Shalom shalom. Murakoze cyane. Usengere Imana izina rya Yesu, Imana ishoboye byose, uri Imana igira urukundo, ubutwari ndetse n'ubushobozi. Kimenyimenye kigaragaza yuko uri Imana idukunda. Mu ijuru inama yarateranye, maze guterana mwiga ku bwoko bwawe bwari buri hano ku isi buri kubabazwa na Satani. Bibiliya yisomye neza vuga ko n'umugabo witwa Yohana yabirebaga biri kubera ku isi yarangiza karira. Bivuga neza yuko Yohana yarize, Yohana ararira arongera ararira, nama irangije iraterana, ibizima bine byari bihari, bamarayika bari bahari, maze inama iraterana, ngimbere yabo ngo hari igitabo. Ico gitabo cyari kinini cyane, uwakirebaga yarerekwaga, yamara kwerekwa akabona ari kugera ku isi, barangiza bakamubamba, baje gukiza bakamuhinduka, bizima bine biratinya, bamarayika baratinya, ngo maze iburyo bwawe hari yicaye umwana wawe ukunda witwaga Yesu Kristo. Ico gitabo arakibumbura, bivuze ngo twari tubonye umurengezi ndetse n'umutabazi. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Mpamagaye imbaraga zatanze Yesu zihindure abamama bo muri iki gihugu, imbaraga zatanze Yesu zitanga ubwenge ku basore, imbaraga zatanze Yesu zitanga ubwenge ku bagabo, maze umwuka wera aganze mu mitima yacu, atuyobora inzira yawe igana mu ijuru, inzira ibamo amahoro, inzira ibamo ubutabazi.
mutabazi aba ariyo twese dukurikira izina ryawe gera rihabwa icubahiro. Nsabira umugisha abaduteze amatwi, nsabira umugisha n'abandi bose, buri wese ukeneye ijambo ryawe ndetse n'ukeneye gutabarwa kwawe bakubone kandi abohoke. Bigusabye mu izina ry'Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera, bibane natwe kandi biturinde mu izina rya Yesu. Amen. Yes, murakoze cyane rero, Imana ibaduhere umugisha. Nguko bisanzwe twari kumwe n'abakozi b'Imana. Utaha rero tuzagaruka kandi ngomeze mbabwira ngo mutange komenti, nanone mukomeze mwandike hasi, muduhereze ibitekerezo byanyu, natwe tuteguye kubyakira. Nguko muratubwira uko aba bantu mwababonye. Murakoze cyane. Bye bye, ndabakunda cyane. Bye bye. Amen.